nandika kuri Golo ya Kizito Pasi my nigga. Iriya Golo wayanditseho ni chefo kandi izo ni hit za Danger. Nandika kwitwa Mami yo. Reka nanditsoni yera mba nizo managiye nibagirwa nk'izo zose, ariko izo nizo baguhaye credit izo uvuze. izo ngizo bagiye mu credit. Nanditse no ku ndirimbo ya Mbanda yabaye hit. Ni indirimbo nanditse kuri album ya Bruce Melody, ariko Bruce Melody niba bizi ko nanditseho niba sinzi. Zero shout out to the king. Album agari nanditseho kitwa marijuana wayanditseho. Bruce Melody marijuana kabisa. Bruce Melody iyo ndirimbo uzi ko uyomenya ko guys mumeze gute kuri TikTok ndabasuje bya atari. Oya Bruce Melody ntabwo marijuana arimo arayibona. Ndashaka kugira ngo abantu mumvisha indirimbo za Bruce Melody nziza batamenye. Ndashaka album iriho kuri album iheruka. Bruce Melody niyo nyine agira amahane ntabwo aruvuga ngo niheruka, nyine nuvuga ngo ariko ntabwo ariyo yonyine wanditseho kuri kuza Bruce. Twakoze no kuri Nuza, ariko ntabwo nari nzi ko ari kuri izahinduka. Twayikoze ikiri draft cyane, iriya Munyakazi ntabwo Kalas yari irimo, yari kuri yari imeze. Munyakazi Njye na Element turi kuri studio nyine tukaba turi gukora ibintu bya Danger by'ama draft, turi gukora nyine art gusa, ariko tutafite vision y'indirimbo, turi creatinga gusa. Reka tumere nkaho twumva kuri marijuana, utubwira ahantu wanditse amagambo yawe. Verse ya mbere uvuge ati iryo ngiyo ni iryanjye. Shiramo nari sawa. Ariko bari kera pe. Oya urumva nk'iyo verse ya mbere hafi ya yose ninjye wayanditse mfatanyije na Element. Actually iyo ndimo tuyikora ntabwo Bruce Melody ari muri studio. Yari njye na Element gusa muri studio. Ni ukuvuga ko ibi biboro Bruce Melody we yaje ashyiramo amajwi gusa. Anakosoramo nyine nk'umupro, akosoramo ituboro tu. So indirimbo nyinshi rero ni uko nguko wagiye uzikora ukazisiga muri studio ukagenda. Hari indirimbo nyine agiye nkorana na Element twazikora turi kuzidraftinga, nkahita numva nyine hagiyemo undi muntu like nkavuga ni fresh Element uko hari ukuntu Element afite nka inspiration akavuga ngo no twicreatingire tu. Kubera iki niba ukorana na Element gutyo, kubera iki wowe udafite n'indirimbo na Element? Bizi gute ko tutazifitanye nuko zitarasohoka? Ntabwo zirasohoka ariko zirahari. Nka ryari uzasohora indirimbo ya Element yakoze? Uno mwaka. Ryari? Uno mwaka kabisa. Uno mwaka nzasohora indirimbo Element yankoreye irenze imwe ahubwo. Reka. So shaka agomba kumblessinga. So rero gute umuntu iyo ashaka kugira ngo mwandikire indirimbo bigenda gute? Hari indirimbo hari abantu ujya wandikira bakakwishura? Yego njya mbikora cyane kabisa, njya ngurisha n'indirimbo uko mfite indirimbo nyinshi. Abantu bashaka uko mandikira bajye bagwa kuri DM yanjye. Simba narayishyizeho se.
abantu bashaka kuba niba mfite imizigo ya danger bro bino bintu biranyorohera fo kwandika birakorohera byadaje ariko uzi ko ari byo abantu bari hano nari ndi muri studio hano mpamagara Diezdora ndamubwira Diezdora ndi muri studio ndashaka kunyandikira verse y'indirimbo and then Diezdora yampaye iminota 5 ahita anyohereza verse nakoza n'indirimbo yose wayinyohereza y'indirimbo yose kabiza ngera mani tayari cyane urarenze wera nanjye ndakwemera byatari ndabona wera yambwiye kanyemera hari umuntu ukubwiye ngo arakwemera ndimo ndagenda mbareba hano ngoma ryari uzagere Goma ryari DRC anyways Diez yo ubu gahunda ufite katuvuge mu myaka nk'itanu ubu ngubu urumva uzaba ugeze kuki cyangwa niki ufite mu mipango in 5 years from now ngewe mu bahanzi mukwiye kwitegamo ko nshobora mu bahanzi mwitegamo ko bashobora gufata music nyarwanda bakayishyira ku yindi level mujye nanjye mumbaramo abahanzi bange babonye Sensei ahamagara kuri stage Sensei yagombaga kuri stage Sensei ntabwo wabibonye yarakuye kumenye gute nyine bageze mu Rwanda baravuga ngo ninde mu top artist baravuga ati Diezdora oya bamaga yageze mu Rwanda baza top artist bamuga ngo ni Diez ako nanga kibe baguhaye nje barimo baranshinyagurira ndabona ntacyo bama ariko mukomeze mumungereze ku 1013 tuhagira umuntu utanga agatima tujye ku 1013 cyangwa umuntu wari wese ageze Diezdora tumugeze ku 2020 mungereze Diezdora ku 2020 banyarwanda kazi 2020 asubu kuri TikTok ninde musano urebwa cyane inde musano mujya muzana karebwa fo hano kuri TikTok njyewe ntabwo ndaza cyane ntabwo ndazana abantu cyane hano nzanya abantu bake yakoze nibwo nyitangira gukora izi live za TikTok ariko ndibaza ko umusani wazana hano kuri TikTok akarebwa cyane n'ubunini Bruce Melody ariko nuko tutarazana The Ben nzazana Beni nzazana Mbonye tuzareba Beni na Mbonye uko ninde urusha uwundi koze bibo ndabizi ko barusha Bruce Melody for sure uruhande rwabwo twarwumvishe njyewe erega Bruce Melody erega Bruce Melody nk'abantu bajya abantu bafana ba Bruce Melody ikintu batajya bamenya kuri Dumba nuko bo bafana Bruce Melody ariko ngiye Bruce Melody mvuga ukuri erega je ndi umufana wa Bruce Melody ariko at the same time ndi umuntu w'umwana analyze and ibyo mvuga ibyo uko mbibona niko mbivuga rero Bruce Melody ajya aboneka kuri live arimo aratapinga nawe arimo arasabiriza erega we urabona ukuntu bikurane gusabiriza Bruce azi kubikora kubi cyane nguma babwira ngende umufana wa Bruce Melody nkaba umukunzi wa The Ben Blandine shimira abaguhaye gift reka kuzajya ukisinga abantu abagutamo gift ni bushkisinga uruma ntabwo ndamenya kubireba neza nge ntabwo uramenya kubishira umuntu araza akaguha gift ugahita wirebera iriya warangiza ubundi akaza akahita akubwira ngo ndagukunda ngo nwa abari kuma gift bo rwose urumva so basically nuko nguko ni Bruce ndibaza ko Bruce yaje hano niwe uba ufite abantu benshi baza bakamureba banago nazana abantu benshi kandi ikindi kintu 13 byageze uri kubibona ndashaka ko kugeza ku 20 ndashaka ko kugeza ku 20 so twagiye iyi ndirimbo ya Kenny Solo ikoze mu buryo bw'indirimbo yawe ndabona igejeje miliyoni 1
ikoze mu buryo bwa repete. Banyarwandakazi niba muzi indirimbo yitwa ya repete, ndashaka ko munyumvira iyi ndirimbo ya Kenny Solo nshasha nanone. Kara ko cyobaretse gukora za challenge zo mu modoka. Ntabwo abantu bari bafite amafaranga bampemba kandi nacaga amafaranga menshi. Kubera ngiye kugira ngo nkorere ya challenge ugomba kuba ufite igihumbi cy'amadolari. Nkabona kugenda kwisebya nkazunguruka inyuma nkagenda nkagira cya kibuno nkakubita ikibuno. Udafite ayo mafaranga izina narinze kuryubaka, page irahari, abantu baranzi barabikunda, mbikora ndumwe ku isi yose, ufite amafaranga ahagije ku buryo nakora ibyo bintu. Hasugu byo nibyo bigoye se kurusha kuzanga gusabiriza. Biragoye cyane kubera indirimbo yawe ngomba kwicara hasi nkamara nk'amasaha 5 ndimo ndayumva nyifata mu mutwe. Nkambara nkakoresha data yanjye, nkakoresha imodoka yanjye, nkakoresha ibintu byanjye byose, nkakoresha kila kitu. Abana banje babaraho ngaho gasa kubona abana ndabasize ndimo ndafata indirimbo z'umuntu ushobora kuba ndimo ndarera n'abana nkahita mbasigariya nkabatariya ngo ndimo ndafata indirimbo yawe. Noneho brand nubatse ndi international mba ngiye kukwereka abantu bose ku isi wowe ufite amafaranga nakorera. Uvanga igiceri nicyo kibura. Igiceri nicyo kimwe kirabura amafaranga miliyoni mwereke. Miliyoni y'amanyarwanda mwereke mu gitondo indirimbo yawe ndahita nyikora. Ya bintu byari birenze wa kintu. Nushaka dore mwanga gukora izacu uzi nka challenge wakoreye umuniga umubebe twa Irasta kunirenze. Iyo nakoreye Ayasta irarenze ndayikunda fo. Adam better but look like a baby in a coat. Niya challenge kunirenze. Desdera iyi ndirimbo naringiye kukubaza aho ntabwo utinya ko Kenny Solo yaje gutya akakora nk'iyi ndirimbo abantu bazatwara style yawe. Ntabwo bishoboka bro. Zimeze gutya. No kuvuga ngo icyambere so yayikoze fresh bya atari. Kandi nyine ya ni style umuntu wese yakora. Ariko nyine ndega ngende fasata ya bya atari ejo bundi nzabakubita n'ibintu bitandukanye na biriya kure cyane. Iyi ndirimbo ya Kenny Solo mu kwezi kumwe ikwije miliyoni 1. Kenny Solo ni star. Ariko nawe uri star. Spectacular. Ni iyi ndirimbo ya Kenny Solo ukunda? Haso. Ubu urashaka gukora collabo nande? Ose collabo ntabwo nzazizamo neza amakolabo ningi kuyatanga ubu. Ariko abantu bansabye collabo na Shemi twarayikoze warayibonye? Collabo na Shemi irahari? Kuri album? Kuri oya yarasohotse. Ubu ninde wahaye undi collabo, ni wowe cyangwa ni Shemi waguhaye collabo? Twakoze gusa iri kuri YouTube channel ya Shemi tu. Ubwo ninde wabarahaye? Kumwe no mu biggest kumwe oya twahaye collabo mu DJ witwa DJ Junior. Ariko boro mukayishira kwa Shemi. Yeah. Nuwe muhanzi wifuza gukorana nawe? Taiga yanyemereye collabo ahubwo Taiga munyishurize collabo yanjye yanyemereye. Ya nayo uzabona. Nkunda intege bro. Nguciye intege. Iyo collabo ya Taiga ntayo uzabona. Nyaza amenyo ngo ndarya ruhaya. Reka mbabarira ahubwo ushate washaka ya Bruce Melody koze Bruce Melody azigusara gutya akaba yagusaba muri studio agahita bikora. Kandi murabizi ko mwese ndi umufana wa Taiga. Ariko ibintu Taiga ko ashoboye ndabizi. Baridekeraye ariko Taiga ajya no mu mizigo mani. Muwande muzigo yaguyemo. Wakidigaje. Wari Taiga w'ico gihe. Erega ariko surajya mu Kid Gaju byabaga byoroshye. Kid Gaju umustari we. Kid Gaju uramuzi se ukuntu yabigenza buriya?
Kid Gaju ni umuntu Ben ashobora kuvuga ati ndaguha collab mukumvikana bimwe Ben ajya habya abantu akababwira ati ejo turaturi kuri studio ejo turaturi kuri studio noneho Kid Gaju iyo muvuga ize ngo ejo akagira kuri studio akasanga ntabwo uhari niyo waburinde abagomba kugusweza ako kanya Oh yes. nukuri kw'Imana noneho Ben savuga ikigande bavuga ikiganiro ya Kid Gaju ikigande nico yiyumvamo cyane ashaka kumuga bakabwira ati wambwa urihe mu kigande na hit ya Ben ayo ati wambwa urihe ndi kuri studio buriya Kid Gaju agiye amubwira ati buriya Ben yaravuze ati mumbabarire Kid Gaju nkore collabo ndangize ngende bitarabantuza Kid Gaju nabo mbwira ubundi yayihaye Kid Gaju mukuremo ko yandabizi Kid Gaju yirwanyeho Oya Ben yagira umutima mwiza bro. Ben yagira umutima utanga. nyine yatangiye ye collabo yindi Tanze collabo, atanga collabo kwa ba Chris Easy, atanga collabo kwa ba Kade, atanga collabo kwa bande. ziriya ntabwo nzita collabo mbaza kubera iki Kubera iki tutazita collabo? kubera deja yahaye collabo abantu bafite indirimbo zifite miliyoni views 10 zande barajya gukora munda barajya gukora za jugumira na collabo ndashaka ahe collabo nk'umuntu witwa Shemi cyangwa Diezdore Ariko dumuziki uracyari man n'igihe kiracyaraza dukupita. Netse ko atari marazisura kandi ari marasaza yanarongoye Amaze iki kurongora kamaze igihe kinarongoye. bafite n'umwana naramubwiye ati kora ibintu ukiri umwe utaragira inshingano nyinshi bafite n'umwana Sentongo asigaye afite umwana Sentongo ubona imizigo turayiba kubita turi twenyine mukayikunda mani ntari Ben yisubireho niyo mpamvu rega tujya tumupinga tukavuga ati de Ben ntabwo arimo arakora cyane sibyo kubera nubwo atasohorize nibura yasohora collabo akaziha abana batoya akaba afite ikintu arimo aramarira nka societe cyangwa umuziki nyarwanda areke kuzajya aza hano de Ben akaza akayorayora amafaranga ngo kuri New Year's Groove tuzakwihinduka wowe Ben uraza ukayora amafaranga ahantu utubatse inzira ngwino nawe ufata abana batoya ba Shemi aba ba Diezdora ureke kwifunga kuri ba Kevin Kadekozi deja barangije kubatwika tuzakwihinduka New Year's Group uze usasa uzivyiririmbana sabyiririyo ujya byeyimbiragwe Ben ujya byeyimbiragwe uzabyiririmbira nakazi kawe ijambo ry'ikigande n'imwe ryonyine uzaza no kuri New Year's Groove hano usange nta muntu uhari Tebeni bantu baruzura niba urayihe Shemi mwene wanyu ariko nuza hano kudukuramo amafaranga New Year's Groove iba yuzuye afata amafaranga akabura nk'ubu yafashe amafaranga yarabuze buracyamubona de Ben New Year's Groove yarangiye afashe amafaranga na post nawe ntabwo ashobora gukora post y'umugore agomba kujya ku mazi muri shasa akabanza karya gake gake tuje kumushyiraho pressure oya ngubu yakabaye ari hanaza gusabiriza gift nibura abafana bakamubona ubazagaruka arimo natubwira ngo afite New Year's Groove umwaka ugiye kurangira we Ben uzaza New Year's Groove usangeyo nta muntu uhari ndakubwiye kandi nanjye ndi hafi guhinduka Ben ndi hafi guhinduka ndi hafi kuba umufana wa Kinyusi ndi hafi kuba umufana wa Kinyusi ngaho twagiye Diez yewe ngo mu myaka 5 hajya ngo uraburihe urabugeze uzaba umuziki ugejeje topping artist njye mugomba kunshyira mu nkingi za mwambazi uyu muziki muki umwaka umwe gusa ndimo ndamanika ibikombe umwaka umwe gusa urimo ndamanika ibikombe kature bifate bibiri gutya
Mabon winner. Mu myaka 5 uramumanika iki? Myaka 5 nabazaniye ama trace hano Myaka 5 urabugeze muri trace cyane. Rega urumva music iri kugenda yaguka bya atari. Sinzi uri kubona ukuntu abahungu bari gukora neza nyine muri music, so rero tugomba gufatiraho nyine umuziki tukawujyana rwose amasimbi. nk'umuntu uri gutekereza gutyo ko mu myaka 5 ushobora kuba ugeze uzanye Tracy cyangwa ndashaka kuba amakola international. Yes. Ni ubaye ufite nk'ikintu usaba leta, ni iki wayisaba kugira ngo bikorohere ugere aho ngaho ushaka kugera? Actually ngewe ntabwo njya blaminga leta iyo tugeze kuri ibyo bintu. Ntabwo nanjye ndimo navuga ngo blaming, ndavuga icyo wayisaba. Ibintu byose birahari, ibikoresho byose biri mu nzu, n'ubikoresha ari mu nzu. Okay, kuri wowe uravuga ko ibintu byose bihari, sobanura ibihari. Impamvu utagomba kwidoga, sobanura ibihari. Ni ibihe bintu bihari? Ibikoresho ni ibi. Urumva twebwe amashow abari kuza hano mu Rwanda ari kuba nk'ungu muri Tour du Rwanda, ntabwo ngomba kuramo akazi. Ahubwo ndi ikintu navuga ko abahanzi bakizamuka, aba upcoming artists bafite abantu babakunda, so rero abantu batanga akazi mu ma events nibaga focusing ku big fishes gusa. Bajye bahareza akazi nyine n'aba upcoming artist. Na umuntu ashaka kuba afite indirimbo 2 zakunzwe cyangwa nimwe ari bakiza, ariko akeneye kwiperformingira abantu barayikunze. Ikindi kibazo, abantu bajya bakomparinga cyane The Ben na Bruce Melody. Wowe nk'umuhanzi mugenzi wabo urangije kubona muri studio uzi imikorere yabo, ninde wumva ko arenze kurusha undi? Ngiye mba kuri both sides kuko bose ni abahanzi b'abahanga. Urukumva nka Ben nk'ukuntu ari umuvokalist urenze. Ubu ningereka nkubwire ibintu kubivuga mba numva ameze nk'umuntu uri gushyanuka. Reba manuma ndi kwinjira muri affaires z'ababyeyi, reba bari abantu ni bakuru banjye bro, ushaka ko ninjira rago ningayo gahunda abana bari gutonga, ababyeyi bari gutongana, umwana bakavuga ngo papa ngo nawe uri mu mafuti. Oya, shut the fuck up. Ukinjira muri affaires z'ababyeyi niba bari gutongana, niba bari gukemura ibibazo, ubu Diez ari kuvuga iki kuri Bruce Melody na The Ben kweli? Okay, so banyarwandakazi, ubu ngubu tugeze ahantu turaza kwakira Amaroni mu mwanya uza imbere. Amaroni abantu mwibagirwe ko none agiye kuza nawe tumwakire. Hagati aho ngaho ibibazo byanyu bimeze nkaho bikamye, ariko ndashaka ko abantu bari hano, abafana ba Diez, inzamura umwe kuri umwe, tubaze ibibazo nibigera 10 Diez turahita tumusezera twigendere.